Iyo usubije amaso inyuma usanga mu muziki nyarwanda twaragiye duhomba abahanzi benshi kandi b'abahanga bitewe n'uburangare bagize cyangwa se n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye, kugera aho umuhanzi yisanga asigaye akora indirimbo ariko ntimenyekane. Ibi niko byagendekeye umuhanzi Afrique wari utangiye gufata imitima ya benshi, ariko kugeza ubu biragoye ko yashyira hanze indirimbo abantu bakayimenya. Afrique ni umwe mu bahanzi bamaze igihe bagerageza umuziki bakora indirimbo zitandukanye, ariko barabuze amahirwe yo kubona aho bamenera ngo ibihangano byabo bimenyekane ku rwego rwo hejuru, batangire gukorera amafaranga ku buryo babaho batunzwe n'umuziki gusa. Mu gihe arimo gushakira aho yamenera nibwo yaje kugira amahirwe mu mpera z'umwaka wa 2021 akora indirimbo yitwa Agatunda, yahise ikundwa ku rwego nawe ubwo atatekerezaga, kugeza aho ubu umwe bavuga ko iyi ndirimbo ye ya mbere yari akoze bitewe n'uko ariyo ya mbere bari bamumenyeyeho, nyamara yari amaze igihe mu muziki yarabuze aho yamenera. Mu by'ukuri byasaga nkaho iyi ndirimbo yamukinguriye amarembo atangira kumenyekana ku rwego abantu bose bayimwitirira, atangira kujya agaragara mu bitaramo bikomeye, abantu batangira kugira ngo bungutse undi muhanzi ukomeye kandi w'umuhanga, dore ko aribwo yahise akorana n'indirimbo n'itsinda ry'abakobwa muri Uganda aribo Kataria and Kando cyangwa se Kataria na Kando. Iyo ndirimbo bayita Nyashi, ariko ari nayo yamufunguriye amarembo muri Uganda, ndetse icyo gihe yatangiye guhangayo amaso cyane. Nyamara siko byagenze, kuko byaje kurangira Afrique aya mahirwe yarabonye yapfushije ubusa, aho kugira ngo akomeze ashyiremo imbaraga mu muziki we, ahubwo atangira kugenda asubira inyuma, ndetse atangira gutenguha abafana be, nabyo bitaramo byari atangiye kugaragaramo birayoyoka. Kugeza ubu wavuga ko Afrique atakiri mu bahanzi nyarwanda bahanzwe amaso cyane, ntabwo yaragiye kujya kure y'ukuri, kuko bimaze kugera ku rwego ashyira hanze indirimbo ariko ntibimenyekane, ndetse nizo akoranye n'abanyamahanga ntituzimenye. Hashize iminsi mike asubiranyemo indirimbo Umubiri n'umuhanzi wo muri Uganda Brian Avi wari umaze iminsi i Kigali, aribyo bizamuye aribyo bimuzanye, ariko biratangaje kuba iyi ndirimbo mu minsi maze igihe igiye hanze abantu bayizi ari mbarwa. Dore zimwe mu mpamvu zishobora kuba zaratumye Afrique atakivugwa cyane mu Rwanda cyangwa se atakibustinga cyane mu muziki nyarwanda. Ni impamvu zigera kuri enye. Turahera ku mpamvu ya mbere tumanuka tugera ku mpamvu ya nyuma. Nyuma y'igihe kinini yari amaze yakora umuziki, impamvu ya mbere twashyiraho ni ukwirara. Nyuma y'igihe kinini yari amaze akora umuziki ariko byaranze, ariko ku bw'amahirwe akabona indirimbo imufungurira amarembo, Afrique yatangiye kumva ko yamaze kugafata, yumva ko nta kongera gusubira inyuma. Ariyo mpamvu yamaze igihe adashyira hanze indirimbo, akigendera ku Gatunda gusa, nyamara akibagirwa ko izagera igihe igahararukwa, kuko nta gahura gahanze. Byageze igihe rero iyi ndirimbo irahararukwa, abantu batangira kugenda basa nkaho Afrique bagenda bamukuraho amaso gake gake. Rero Afrique ashobora kuba yaragize ikintu cyitwa kwirara, akumva ko yagezeyo atakomeza gukora cyane, ashizemo umuhate, ahubwo indirimbo yose yashyizeho yajya i-boosting. Gusa ntiyibagirwe ko hari abandi bajene baba bari gukora hano ku mihanda, kandi baba bari kurekura ibintu bya danje by'imiriro birimo kugurumana. Yewe nyabuneka sinakubwira ama album barimo kuyaronshinga abana kabisa, nta kibazo bafite. Ingingo ya kabiri, kutamenya gukora amakuru. Kimwe mu bintu Afrique atamenya nuko indirimbo yamenyekanye yabaye nini cyane kumurusha, aho yashoboraga kuba yahura n'abantu ntibamumenye, nyamara indirimbo ye ari ikimenya bose. Kimwe mu bintu umuhanzi agomba gukora muri iki gihe kugira ngo ahore mu matwi y'abantu ni ugukora amakuru. Gusa ibi siko Afrique yabigenje, kuko yaragiye arituriza kugeza ubwo indirimbo ye itari ikigezweho mu bantu, bitewe n'uko nta kindi gikorwa cyari gihari cyari gutuma bamuvuga. Afrique yatangiye kuzima gutyo bitewe n'uko atazi gukora amakuru cyangwa se entertainmentinga ibihangano bye, bajye mu itangazamakuru abashe kuba yabikorera FM. We ni uguciraho indirimbo yarangiza akagenda akituriza akibereyo, akibagirwa ko nyamara
hari abandi bahanganye muri iyi muzika, kandi burya guhangana n'abantu wowe nta wifasha buri kimwe cyose, ntabwo abo bantu mwaba mufite agatuza kamwe. Ingingo ya gatatu, kutagaragara mu itangazamakuru. Inshuro nyinshi Afurika ashyira hanze igihangano bizagorana kumubona mu itangazamakuru yagiye kucyamamaza cyangwa se ngo abe yagira icyo atangariza abantu ku mishinga ariko bategurira muri rwa rwego rwo gutuma abantu bamenya ko agihari binyuze muri ayo makuru aba atanga. Kugeza ubu Afurika ari gukora kuri alubumu ye yakozwe na producer Phantom, umwe mu baproducer bakomeye muri Nigeria. Gusa Afurika ntiyari yarigeze atangaza ko ari kuyitegura. Yarigeze atangaza ko ari gutegura uyu mushinga. Byose byamenyekanye vuba, nabwo ari itangazamakuru rimwegereye rikabimwibariza, aho kugira ngo we aze entertainmenting asohora indirimbo ubundi aze ayikorere FM cyangwa se aze ayikorere ibiganiro biyiherekeza bituma ibasha kugenda izamuka. Ibi byose rero nabyo byamenyekanye ari uko ari itangazamakuru ribimwibarije. Hanyuma Afurika ibye ntagahumamo. Ingingo ya nyuma, nta management agira. Kimwe mu bintu bijya bigora abahanzi ndetse ugasanga bamwe mu gukora umuziki byanze harimo kubura management. Iyo umuhanzi afite management biramworohera mu buryo bw'ubushobozi, kuko usanga hari ubufasha bamugenera bakamufasha gushaka ibitaramo no kumwamamariza ibihangano bye. Ariko mu gihe umuhanzi nta management afite, nibwo uzasanga asubiye inyuma ndetse bikarangira umuziki awuretse burundu bitewe nuko abura management kwamamaza ibyo bitaramo bye ndetse no kwamamaza ibyo bikorwa byiwe, indirimbo ze yasohoye kuri uwo munsi. Izi ni ingingo rero enye zishobora kuba zaratumye uyu muhanzi Afurika ubu bita Gatunda tumwibagirwa burundu mu muziki nyarwanda. Reka dutegereze album agiye gusohora, gusa ndabararikira kujya mubana na NBE Entertainment cyangwa se NBE kugira ngo tujye tubana mu makuru atandukanye. Murabizi ko iyi channel twayifunguye nyuma yuko indi NBE Entertainment iburi wirengero, gusa tubasaba ko mwakomeza kugenda mubana natwe muri update ziba zigiye zitandukanye kugira ngo buri munsi tujye tubaha update nziza cyane cyangwa se ibiganiro byiza cyane nkuko mubizi dusanzwe tubibagezaho. Turagenda tuba amaprod wenda nka gatatu ku munsi, nibwo mugiye kuzajya muryoherwa. Rero ndabararikira ko mwarushaho kujya mwibanira natwe buri munsi. Ciao ciao, hasta la vista.